subirayo mwongere muri uwo mwana wa kigabo na kwasa inkotanyi cyane aza baduturira ngo mwagiye mani dukeneye amateka akose Dumba baravuze ngo twarateze watega Vigo karebo abantu akundi sobanura ukuru twagiye muri Toyotinyi Vigo wakiri imodoka igenda amasaha 3 nawe mugenda amasaha 3 muri kugenda n'amaguru reka turi abantu phone yanjye urayimenye twagiye nikukubwira twagiye Dumba nta nijana barashyiraho mukomeze mucenge uretse gato ubu noneho iyi nimero nshizeho ndashaka umuntu umwe mwitonze mutagiyemo akavuyo ari serious avuge neza impamvu iyo nimero iri aho ngaho n'ibyo mwakoze n'ibyo mugiye gukora nibwo abantu baza kumenya neza icyo mukeneye. Reka mbivuge man musinga we nakaze gusabiriza mbarate ndende no gusaba pfukamye kugira ngo ubonagaye na nyapita twagiye Musanze duhuriraho n'ibibazo byinshi amafaranga twari dufite hari hoteli nyinshi tutagiyemo kubera iki Musanze n'amaguru igikorwa mwakoze cy'ingenzi n'icyo ugomba gushira imbere cyane kugira abantu babimenye twagiye Musanze n'amaguru none turashaka gukora ibyikubye kwa brandinze igihugu kandi arabo byananiye tware uri kunyongora ibintu mvuga twaremeye abantu tweretse abantu batari bazi u Rwanda visit Rwanda yikubye 7 Dumba ino nimero y'izamure hejuru kudukingiriza irayitibaho ishyire noneho twateguye iki n'igikorwa nacyo cy'umuco nyarwanda noneho byikubye noneho akenshi abantu bakuru nibo bazisangamo urubyiruko ruzisangamo cyane ariko abantu bakuru tuzaba tubibukije ibihe baciyemo kera cyo guhiga cyane mwega muzungukira he tuzatereta nakwasa urugabo ruri kugutamo ruri kungukira nakwasa urumva ko nayo kuturwanya cyane ariko turwaye ngo tuzungukira he abana b'igihugu tuzaba turi kwerekana u Rwanda ngo tuzungukira uri kurwanya u Rwanda igihugu ngo turi kwerekana igihugu ngo tuzungukira muhamagarire ribu imbabazi na kwasi tonde rero mu bintu dukeneye amatente yo kuraramo kuko imvura yamutse guye tugapfa ubu ntabwo mwamubuze content zanjye cyangwa izanuza dukeneye Musanze shodi modoka ari ingonzi dukeneye inkoko urukwavu mwabicucu muri ngo twavuze ko tuzazihiga uzica inkoko zo bari kwamagana nikuvuze amazina ni Kenirata nanjye kavuga Keni kana na na nanjye kavuga kuno bimeze abantu benshi bakunda kubona na riseri yako hano turi sere nkuko mubibona buriya abana nkatwe ngo tugiye n'ibirenge tuvuye keje tugiye Musanze ni ibintu bitoroshye twebwe twagiye twerekana imisozi uko imeze twerekana abantu uko bameze street uko bigenze bimeze man ariko ugasanga amafaranga yose ni twebwe twahishuyemo but Ellen right now turimo gupaka kujya Rwamagana aho muhazi dukeneye amatete amafone yanjye oya ikintu gihari cyo dukeneye kujya Muhazi kandi tugomba kubaho muri iyo minsi 3 mudufasha uburyo tuzabaho wema bidushaka batera okay amafaranga copyright money ya secretary telefone yanjye ngo strike ya Derock ngo ya secretary ni mwana batadukubita copyright y'imoko abite itimoko nzi nk'abamama ye gafita soromase ko yashize ariko numva dutare mari fata telefone urebe message fata telefone kintu tuje kudafata phone ngo urebe message bayabona se ndayabarya gute bari kugusiramura bwa gatatu bro arari 100 bingahe 27 iyi ni MTN muri gabano ntabwo tuyagabana tuzayakoresha nanjye nawe nakwasa se nagiye nakwasa dotemaze sha mwari mwisonzo nakwasa waragiye batayemo wirirwana n'abarava dutemo agiye gutanga ibitambo twadukoryo twawe watweretse ko TikTok ihemuka dotamo 0779565204 yes Kenutuje ubasana buri wese agiye kubyina irindi Keni irindi utuje wumva utuje oya Keni naga ari gutya ariko wabyanditse ni kana na i
Keni gutya mu kinyarwanda. Spelling ibyo bintu nko mu cyongereza ijajari. Ese wabi spelling gute? Zaba liga. Anje banangurire sentire man. Iyo uhita uyikuramo. Utuje. Yes. Utuje. Katurebe message. Dutegereze message. Ngoro Rwanda mureba rugeze mu kiragara. Nimugero bwoba. Tere dumba. Ni corona gari. Ese iyo cash up bagiye kwata Abantu bakunda Perezida Paul Kagame bashyiremo imitima hano. Hari umuntu utamukunda ze? Imitima niyo caka. Ni imitima 1300 turayishaka Buri wese aziye imitima byibuze 2400. Message. Imitima 300. Akose cyane akwasa ko iki kirimo kirabaho bagize. Nakwasa. Nakwasa ziko kiba kirimo kirabaho bagize. Niko Fantiri mwere hano barata bamumanura cyane. Bekuye hano. Gusakuza umva abantu bari hano koko uturarize turapfukamye ako urebe ko nabana abagombe ubu kandi bazaba badushinyika ngo turi kubafana cyane ngo turaremera cyane natwereje amafaranga Boga rese n'ibinzara nyinshi wayijyanye. nase musi ariko kwiga uri gusabira Ubwari nawe usa n'inzara by'ubwari. Nakubwiye ko ashobora Modena gift man. Modena gift. Igimora agitera umuryo bwawe. Baradukubita copyright y'ikibuno man. Iyi nimero yo hanze bavageni yandeze. mubahe bank ariko Bank yanyu mvuge nimero. Bana de gift man. Uzuko kuva nakoresha TikTok narabona ahantu handitse 1000 man. Momo bank man. Zana Momo bank musi. Momo twagiye reka. Equity, ikira Equity. Oya. So nukuvuga ko abanyarwandakazi abari hano badukurikiye muri abantu 1300 aba bahungu bane baba content creator bahisemo ko nkuko nababwiye ko hari uwitwa Bazongera yagiye Nyagatare aba bavuye i Kigali n'amaguru bagenda n'amaguru gahoro kugera i Musanze and then of course n'abahungu baba bataraho ngaho ngo bafite amafaranga menshi buri umwe nabaje bavuga ati bari bafite budget y'ibihumbi 10 ariko bagenda n'amaguru bagaruka n'amaguru kubita umutwe hasi umase no aje kubita umutwe hasi Zafo page. dore nga yaraje nayo ngayo ayo nayangi Kamera yo telefone tugura ikirahuri. reka nyabereka batagira ngo ni scam cyane Dumba turaze. Umbase n'abandi. Basumbiza nutwahereje bari kugira ngo nabariye cyane. Nakuyeho 27 byanyu. 888. Yumbijana bro. Barabibona gute se? 100,000. Toro natutemo namba. Umva twabariye. Ese Boga reka byibushye kunda mani. Boga arabyibushye kunda do. Ajyane kwako n'umugore wamaze iminsi abyaye. Ariko Dobra uri kubera ko zagira umubiri ubyibuha. uzaba ubyubishe neza noneho nukuvuga ko kubera akantu biragoye azabyibuhinda gusa. Ibinyenyanza. Boga afite akataka hasi wagira ngo Uri kumubura batayumbijana. Dumba. Boga bizaza. Mwana avuye Kayonza sha. Boga. Kanze mbaye 50. Merci beaucoup. Boga. Nawe dukande. Musiga yaje ataje gusaba ariko turasaba twebwe nge nonzwe no gusaba. Ndasabiriza sha. Ako nanjye Dumba nanjye ipining. Asemane ko ndibu yabaye ko amafaranga yose ari kuza hano. Sibumbijana. Nta mafaranga nta gice cyane ndibuguze. Musiga rero azibagirwa ko yize Kizito yigiro wa Green Hills. Marama.
Musinga uzibagirwa ko wize groupe Kizito. abantu ariko mu gift rwose ndabashimiye cyane batugeze ku bade gift tugere ku gihumbi bade gift tugere ku gihumbi intare Ku bantu oya nimuduhe intare toto twinera twese yeni mu minari ndata ninyarira ngenda itanyara hano. Je ndimo ngenda itanyara hano. ndata ninyarira Ngenda ndabigerageza nje ajya turi hano. turi kuri 12 niba minare ndava 12 igere Kimironko niruka nambaye boxer. yeni kimushai Munyare. Mwite munyare. ninyarira mu mpora w'inguri ninyarira mu mpora w'inguri Intare ndanyara. Nako jewe intare ebyiri n'intero Intare ndanyara. Intare ndanyara. jewe intare hano twese turi bwitume kandi turanira ebyiri no kwinyarira imwe no kwinyarira ebyiri no kwinera nta kintu kinsetsa reka mbabwire ko ikintu kinshekeje hano Dumba kara nibuze kuduha umwanya mu babro abandi babroga mu Rwanda rukuru baratwimye umwanya w'ibihugu batwimye umwanya ahubwo uretse ibyo oya barat midera ramforo kandi yanyuze hano yanze no kutuvugaho kandi Mideri niwe munyamakuru uri gukora neza man ariko niba utazi Bogari uzi Mobi niba utazi Mobi uzi Musinga abo basore bakoze live yagomba kwinyarira mutayibagirwa yagomba kwinyarira no kwinera mutayibagirwa ntabwo biragenda gute byibuza mukunda ibintu gukora ntago ari intare yo muri comment hari abantu bari gushyira muri comment dore bado ntago ari intare yo muri comment ari gushyiramo imbwa akose urudo hari imbwa Barao Mobi nimudukinisha mani nimudukinisha oya twabakinishije se yewe mbenyara kago mubyemero usha mwaduhaye intare ariko du urumva ko nakwasa ipanga kazi ngo nitumukinishe nta n'igiceri cy'ijana duhaye ariko nakwa wafashije basaza bawe ukaduha nka 50 nakwasa naza n'amafaranga akura mu bagabo nakwasa n'amafaranga nawe ukura abagabo Mukanya nari mararikimba. umva no mureza bavuze ngo turi guteka imitwe mana asubu abantu b'iki gihe babaye ese mani waberetse ko biri bukunde mani bigenze gute twinere tugiye kujya gukambika mwabishaka mutabishaka noneho abantu benshi bumvaga minisitiri yaduhamagara tubwira ati bana banjye mukomereza aho ngaho avuze ko Dumba usikari twebwe twakoze live ntago ari live nyine gukataho amariri buri wese akagira buri riri ifite 200 man badukunze indi stream turimo gutegura bakaturemera ntago ari ukuduha amafaranga nukuduha akazi ubundi ngiye nka kuvuga buri munsi barabashungera niba bakunda Bogari katugeze imbuga hari ikitwaro renshi ari kukibaza iriya modoka yabatwaye igihe kingana gute banza wumva kuntu byagenze iriya story yose iriya modoka umuntu wari uyirimo ni umuyobozi iriya modoka bayita Vigo nimba mutayizi iriya modoka umuyobozi aduciye aratubwira ngo iriya mujye kwinjiramo nta nzirimo twari dufite amatelefone twari dufite imashini aratubwira ati iriya mujye kwinjiramo niba nyagira ni direct noneho tujyamo inyuma waba watanze amafaranga yawe ukagenda witwikiriye shitingi cyangwa ukagenda inyuma mu modoka iriya ni imodoka rusange iriya modoka yadutwaye iminota 2 n'amasegonda 5 ni minota 20 uratapo bagomeze bibirayo Byanyabyo man yatwaye iminota 20 ariko icyari gihari umuyobozi aratubwiye ati mwebwe nimutajya muri iyi modoka imvura iraje bakubite yo imvura hari harahazi ari umuntu ushaka kuma akazi ku mbuga nitwa Yowe Boga runyandikira ukamurabukoze tugereranyije yabatwaye kuva nka Shyorongi ibageza ahehera yadufashe turenze Gakenke man binjiza muri Musanze n'ubundi dusiga muri Gakenke hano bita Kivuruga none se imodoka muri Gakenke dusiga muri Gakenke yakuvana ku murenge niba ari umurenge wa hehe ikakugeza Kivuruga nta n'iminota niba nabireba twagiye inyuma imvura iradukubita Rwanda ni mwarubonye twaruberetse aho twagenze n'amaguru ko twaberetse u Rwanda ko mutadushimiye cyane
akarere Gakenke ntayo twabonye kumbi Gakenke mu gitondo ubyuke ujya kuyirebera mu mahayirayiti ngo nta Gakenke wigeze ubonamo nta irimo pe nakwasa mwasi Rata niyo mpamvu ubu ngubu biri na very important ko bamwagura amatenti kugira ngo nimuzongere gusaba turagura amatente imvura igwa dushinga tente turigwa mushinga tente ku ruhande icyamuko mwikomereze direct. So banyarwandakazi iyo nimero aba bahungu narindimo ega nta baravuga cyane ntabwo ushaka kunyemerera ko mvuga urumva Reka boga tujye kumuzirika. Reka boga tujye kumuzirika. muting Money is available. Money will come. Uraburi nare go turanyare hano. Money will come. Kuri manigani no gutera push up. No gutera dutere push up. Kuri manigani ni push up. Boga ari push up uzawushoboye. Twagiye shira. Twagiye. Mashyira na ring light imane nazima. uyikuyeho Shira boga genda. Naona ring light imane. Ndayishyira gutyo. Muri kumbona. Tera gutyo bari kukubona. Muri kumbona. ayiga karako noneho Okay, manigani aratera yego ko ikibono ko kitamanuka boga Ararushye. uravuze ngo umuntu dera manigani ni gutyo umufata Nuko ushimira mu rwaye manigani. Dera hasi boga no umuntu ufite cyaka hazimvi ni nchako bazitentire ni nchako bazitentire umva boga ubwana basi muduke bwana kinari aho bigeze ntabwo tukiri kwifuza intare yose dushaka ikibwana ryayo tukacyorora nyina muyireka njena nizi ko muri abastar ariko abastar bavuze n'abantu babaha gift nge simbumva man ngayibaze aba bantu baradusebeje n'ukuri kw'Imana muturwaneho mugaragaje umva wowe ufite abaforo bangahe 300. oya uziko nta muntu uri hano ufite abafurazi bo munsi 100 ahantu hose twese hanga dufite abafurazi benshi cyane uyu none amaye piano ndayicuranga miliyoni Money will come. Musiga fata amaguru mwere. Fata amaguru mwere. boga ari kusiga icyuya yakwimusanze Fata amaguru wowe. Fata amaguru. Nechaka ko bituma umutwe hasi. Ubita umutwe hasi mu mesenkani. Umutwe hasi. Umene inere kubibuka ni wari kumyabwo genda nyine manuka ari manuka uzavuze ngura manuka tera budomini yese yuko mpamagara ndetse Azi ko boga natawe twabimusanze. umva moza tukorera imbere mwana Boga gira vuge koga kazi. boga ari kunuga nk'isamaki afite amasamaki Kuba twazimusanze nagaroga hayi. isamaki bita igitete urayizi du boga afite isamaki mu kwanda urongera kunyikuruba Cyangwa agenda hagari inyuma. Musane ku gatebe. mwatubwiye amazina ishati wanishe niyo yikunuka. boga Ayi ishati wanishe niyo yikunuka. nagutije imyenda se ayo ni amafaranga usabye make ugasabira 500,000 Mana we. umuhanda waduhaye kaburimbo mushimire uwo mwita Shaolin haruzi kuvuga umva haruzi kuvuga ikirundi agashimira mu kirundi hama mutama urakoze cyane kuturungikira kano kantu inarilaye urakoze cyane turafite nipo ikirundi cyawe n'ikibi hari undi uzi kuvuga ikirundi tuvugira ikirundi dumba Dore wa muhanzi bana na musinga. mbavugira ikirundi amva dumba uri kundyama hose nganda kubarira Murakoze. umviriza nganda kubarira Umviriza nanda.
tuba tugeze mu 367 direct izina ry'Imana uyu muntu ariko guza waduho katurebe ko hari n'amafaranga yaje kuri momo reka turebe no umva se barimo kudushinja kudashima turabashimira turabakunda tuvuga izina rye katurebe uwo muntu tuvuga izina rye ntago umuntu utanga gift niba atagaragara turamubana wimbyika kandi bamwita Shaolin umva se zana ya bori tera gatumwiyandike wa oya ndashaka ko mumushimira mu kirundi momo batwongeye kuri 20 TikTok Universe kuri Page Betist waduhaye miliyoni kuri TikTok ugiye kurutuza miliyoni karayivuga sobanura iki boss umva haje umu boss wa muntu ndingo yitwa dukeneye momo Shaolin umuntu kumushimira mu kirundi man Shaolin umva dukeneye inari lawo lakoze cyane ikirundi ndakibagiwe kubera gupapa ndapfuye ngo mobara ajya kuyabika mani ndi kwaka mu muhogo dukeneye muko utangiye guhera inere ndumva ngiye muri aba Caritas bose nta n'umuzi kirundi umva mutama urani dumba urafise voka bama zino gift ntabwo tuzizi abanya baduhaye isamaki iyi ni isamaki igihonda nakibonye tuzajya muri tuwi nindi duhaye no muduhe n'ihene niduhaye saradina dukeneye mama ngiye turashaka inyamaswa zose umuntu uduhaye saradina musaba agaca musa musi agaca basi muduhe inkoko n'umukobwa eme urakoze cyane turashaka agaca urakoze cyane turashaka agaca ko Paul mu mwanya bigishe gushimira abantu ndarangiye ndapfuye turagira ngo boga baretse gato ujya gukaraba nino bazasanga bahamije kuvuga ubase ngo baduha akabenzi akabenzi momo ngiyi keni utuje ni mu gisiba agaca reka babwiruka bahaye turashaka n'ihene reka babwiruka bahaye I think ni Eme cyangwa Gracie Inez hari agakeri batanga gatoya agakeri nako kaba ari fresh gatanga igikeri agakeri no kuri momo inzoka ntabwo twarya inzoka turashaka incira agakeri dushaka agakeri n'umukobwa tugiye kubara gatatu bahita baduha igikeri intara umuntu ugiye kwirekwa gatanu turahita tunyara kabiri intara n'inyari reka dusaba agaca nanone agaca se kabiri tubare 10 bahita baduha agaca intare waki intare tunyare man kabiri ko numvishe ngo intare ngigura iki mubare mwabe ryimwe gatatu intare umunani tugura ikibazo cya content creators oya intare usabye nyinshi baduha intare imwe twinyane vuga we ibiceri bitatu n'intare imwe ibiceri bitatu n'intare imwe yego ibyo ntizakenera mu rugendo ibiceri bitatu n'intare imwe zarya ibikeri bitari mu rugendo oya muduha agaca
muduha gacasha ajye nshaka na shiri nta nkwavu zibamo hari urukwavu rubamo rusura wowe ikikubabaje ni abagore gusa watuje. reka dusome komenti y'umuntu umwe hari boris izi kagira gutya bose ari akapusi kagasura n'inuza TikTok universe TikTok ako no kuri momo bibuka man no kuri momo urapfubura ese uri inyuma ufite safuriya we n'uwuhe ninde uriya bamwita isheri wa musinga urano umutetsi w'umumingi bapima igikeri man mwaduhaye reka ntabwo muzi gusaba murakekeka iyo muriho murasaba muduha igikeri rwose njyewe ndwaje umwana kandi yari afite amezi 2 njyewe nimero ni iyi uncle nimero ni iyi igikeri uyu muntu kuduha parufe Gracie Gracie Inez parufe ni yuyu bagari mu maparufe Mugari je kuma parufe rayivu we akari kunuka cyane reka Paul agaruke muri kamera noneho avuga impamvu murimo murasaba amafaranga mu magambo ya Paul murakoze nicaye mu ntebe y'icyubahiro iyi ntebe ni icyubahiro cyane igisuzuguriro ni umwanya w'icyubahiro n'uw'igisuzuguriro murakoze bantu banjye bantu bacu abantu badukurikiye abantu 1,400 hari igikorwa twakoze mu minsi 2 ishize ni iminsi 2 n'umwe ndakeka ari umunsi umwe ushize twavuye i Kigali n'amaguru tugera ahantu hiswe i Musanze mu mujyi. Intego yari iyi intego yari yo kugaragaza igihugu cyacu kimeze gute, abajya bakivuga uko kitari, abajya bavuga ibintu uko bidahagaze, tubereke ngo noneho twebwe mu ishusho yacu twebwe tubiyerekere ngo ibintu bihagaze bite. Icyo gikorwa rero twaragikoze kirarangira kigera ku musozo. Nyuma yaho rero twapanze ikindi gikorwa gishobora kuzaba muri kiriya cyumweru. Ko kizaba mu kiriya cyumweru tugiye kujya kuri Muhazi. Tugiye kujya kuri Muhazi Rwamagana. Kandi turebe ngo abanyarwanda ba kera bari babayeho gute. Ibintu tuzitwaza ni nta bintu bidasanzwe tuzigera twitwaza muri urwo rugendo. Tuzitwaza aho kurara, havuge nta matente, hari ikindi tuzitwaza amatente kandi amatente ntabwo tuzayatora. Tuzitwaza amatente, twagenda twambaye nk'abanyarwanda ba kera. Yakwana musinga mu ni impuzu umugabo tuba twambaye ni impuzu tuba twambaye apana amavoka tuba twambaye ikintu cyiswe impu, imyenda ya kinyarwanda, imyenda ya gakondo. Uzazambara impu? Tuzazambara ariko nibyo kose twabyumvikanye. Impu dufite n'iki n'amacumu. Tuzanahiga tuzarya ibintu twihigiye, tuteke runonko, turobe, turi kuri Muhazi, tuzaba dufite incundura turoba. Incundura se incundura zahozeho. Tuzafate kagati. Ifi ni ukwinjira mu mazi ukagaruka uyizanye. Aya mwibeshye twavuze ko tuzagura inkwavu ku mpande. Oya, ibintu byo kugorora kubivuga cyane. Dati urukwavu tuzarya ni urukwavu rw'ishyamba. Urukwavu rw'ishyamba barwita isatura. Isatura ni ingurube. And girls. Noneho nyuma yo kubuvuza ayo magambo tangirira aho ngaho usabirize. Nyuma hejuru y'ayo magambo uvuze tangirira aho usabirize. Sasa rero noneho ngo ubu tuvugana sasa noneho. Ibyo gikorwa cyose twapanze kuntu byose bizagenda. Dufite amafaranga inote ni 1,000. Mwabaje Dumba ya Dubai. Dumba ya Dubai. Mira. Ya Dubai. Ukuvuga ngo nta kintu bahaye mani gukomeza asaba bahaye njyewe wakinuwe imvuge ngize gusaba cyane. Oya nasabye cyane, umva mutubabarire, nta mafaranga dufite kandi turabana n'abanyarwanda. TikTok ni ihemba, nta biraka dufite. Dufite abantu nka Dumba gusa. Dumba niwe muntu hano udusapotinze. Icyo gitekerezo niwe muntu na Muchoma J. Muchoma ariko muri kumwibagirwa cyane kuva muri Amerika. Muchoma $33 ariko ntiyarusha Dumba. Urukumva neza? Nukuvuga ngo dukeneye kwa matente, dukeneye ushaka kujya gufata ibijuma mu murima w'umuturage agahita kunweza.
Urabona bogari bamufashe ngo nk'uko tuzakaritsiye tuzajya twiyeranja nk'uko ni impigi ni inkware tuzajya duhiga inkware n'inkwavu nutarya inkware kuri kamera abanyarwanda bazahita bakorana iforo arabyemeye. So rero dukeneye udufaranga two kwifashisha mu rugendo, dushobora no guhura n'abantu nabo tukagenda tubafasha mu nzira nk'uko nabikoze turi i Musanze. ariko mana yanjye reka mubwiye boga Ako Masisi Boy wabangereje ku bihumbi 10 bangereje ku bihumbi 10 Masisi Boy mfite umuhungu wanjye witwa Masisi Boy Umupinda mu face oil ariko face oil Masisi Boy aragwa face oil ni gifuti feso iri urumva oya no kuvuga ko ukuntu wirabura cyane oya mfite amavuta yo kwitukuza mu rugo reba ku rundi abajane nuko barata bari ku maringira yite rero nawe yigemo oya ninde duhaye andi katurebe byombi 50 vuze andi des akoze cyane sha ariko ntari rarenga nimero niyo dufite twakoze tuva i Kigali twerekeza Musanze n'ibirenge ubu turashaka kujya i Rwamagana. Babanze badushimire muri comment Rwamagana asigaje babanze badushimire muri comment babashimire urashaka ko bagushimira gute ko twaberetse u Rwanda mabwe ati mwarakoze udushyire mu ijambo rimwe ati mwarakoze bandike muri comment ati mwarakoze kandi mudukunde byonyine uyu nguyu twamushinja iki mwarakoze thank you mwarakoze ariko ni iki mwerekanye twerekanye imisozi myiza igihumbi bajya bavuga imisozi igihumbi cyase man bitari kote taraboro hose ni icyatsi bro hose ni icyatsi ariyo kaburimbo man nyine na amapfa ariyo kaburimbo iri i Kigali yigo man ariyo za kaburimbo zimeze nk'izo muri game yigo zingata fresh ati batobe bakobwa beza ariko bro taraboro ni heza Dumba kara ari gihe bamwe mu bantu batazi igihugu cyacu bagenda bakavuga ibigambo bishakiye ariko twebwe twashyizeho umucyo abadukurikiranye babonye igihugu cyacu arabavuga gasanga nk'ikigarasha kiryamye ahantu ngo berekana Kigali gusa ngo bigenda gutya na gutya ariko twabajyanye kuva i Kigali kugera Musanze barumiwe nka wowe muntu uba ushaka kwerekana Kigali n'iki Badrama wamuvuga y'iki ushaka kwerekana u Rwanda ukuntu ari rwiza nka Badrama wamuvuga y'iki buri umwe avuge kuri Badrama ijambo rimwe mbere na mbere Badrama kuki yabivugiye kure Badrama mbere na mbere niba hari ngenda ashaka kubwira umuntu wumva ibintu avuga ntabwo ari ibintu dushaka umufotora wenda atagira ngo ni AI naze mu Rwanda yirebere ako nareba ukuntu abanyarwanda badukunze first of all urubyiruko ruradukunze abantu igihugu barimo kutureba dufite amahoro tumeze neza kawe we nagiye harebe ku bano bana bagira u Rwanda ni rwiza babashungereza urumva abantu bose bavuga igihugu nabi tumuzi twiga primaire twiga secondaire tumufata nka kapo ako ibintu yakoze ubu zero u Rwanda tumeze fresh bita Badrama kuko yabaye wowe Badrama uvuga iki po Badrama ikintu namuvugaho rwose vuga cyane umujene bita Badrama uri gusakuza umujene nabyo rero musinga hanakodesha bose babwiye ko dusakuza umujene bita Badrama mubwire ko turabana b'abanyarwanda mu gitondo turayivamo ikintu namubwira nawe rega bora nawe mu mutima we azukuri ntabwo yarani yari kubivuga bitewe n'uko azi ukuri bitewe n'uko azi ukuntu ibintu bihagaze ntabwo yari kubivuga ari hano mu gihugu arabanza kwitaza nawe yarabanza ajya hirya kugira ngo abanze nyine avuge ati iki ni ikinyoma ko yabanza ajya kure aravuga ati iki ni ikinyoma ko Dumba ashaka kunuza n'umuntu bita Mucunyi arimo nk'aha Mucunyi live kandi barayifunze Mucunyi nawe ni uwacu live barayifunze Mucunyi nawe twa turi kumwe mu rugendo ni umwana mwiza akora ngo Mucunyi uzi ikintu kibabaza ngo muzi ikintu uri request bakuzamure Mucunyi Mucunyi kora intro
bimeze bite bahungu banjye ariko ngo mwari saba natwe twasabye reka ngutere story abahungu bari umumirabusa mu bandi ni umumiranjanga. Dumba wabonye aba bana inzara bafite mba nyibona wowe nayo ufite ako urumva nyirangoye amata nyirangoye amata wanyweye amata umwana wanyweye amata ako bogare ntabwo aranabyibuhana n'ubu aracyashonje mwe ntabwo twe tuzamuye menye ko ari mucuruzi zamuye Nashyiraho kamera. mobe ni ngewe mano se be account ko mfite ebyiri yanjye bebe ko ifite ikibazo Ntuze uri kudushinja ko twakennye kandi twari turi kumwe n'ingihe wabagaburiye mpaka dutashye ingute Mucunyi rero ushobora kuba utazi gahunda ihari twateguye ko tugiye kujya i Rwamagana kuri Muhazi n'ibirenge rero hano turi kuri live y'abantu barenga 1,100 turimo gusaba ubufasha kuko i Musanze byaratuvunye nk'abantu 1000 baje kugusura babashyira he kugira ngo mve kuntu ari benshi si ibigo se bya segonderi n'abana bo muri segonderi kuri abanga bano bana no kutura n'ikigo cya segonderi Dumba turagukunda muvugira imbere y'ikigo cya segonderi oya ni abanyarwanda cya kigo nizo bakane nibwo bwa mbere najya kuri live ya Dumba cya kigo nizo urumva ndarara niyoroshye nasoreze undi mwana mwiza twari abantu 800 ariko nabonaga ari benshi abantu 1,000 bari bakutureba batere stories ukuntu bajya gukubita cyane angi icyo nzi cyo muri segonderi nariye indobo ubundi buri gihe nabengwaga n'abakobwa bane no fata iziziki oya ndashaka kuvuga inkoni njyewe nigeze kujya laboratoire urumva se mene ibiboro ku rupapuro rurashye bankubise inkoni 47 kuri asembo ipantaro iracika ariko bigaga muri ko dumuporo niga senior 3 ntago mu Rwanda ibyo bintu hano mfite inkovu mu mugongo animateri yamfatiye munsi y'igitanda arankurura doro yose na hanze abakobwa barambuye abantu si mu Rwanda sijyo katurabiyo ngo ariko besha bayita ariko wese ntago icyo kintu animateri ahita nabibona ko abanyeshuri bari barimo kundeba live Dumba uri kuyibona wishyiramo isura idushyira neza Dumba musiba afate thank you abantu bari guhera Bayita bushombe ngo yafunze bushombe. iyo ni inkoni ya animateri wapi yaramfashe ubundi buri munsi yazaga muri dora abandi baryamye gukasedrike karihe yambona vutu byageze aho mani bandaza ku muryango akinjira amena amazi noneho niga umwanzuro ko nzaya nambaye uniform mbyuke ndi muri etide nsinzire ariyo episode ya 2 yo kwigama ese boga no wowe ubu ngubu ushobora kuba ufite nk'umugirlfriend ubu ngubu nari mfite kandi nkubwira ngo twateretereraga ku mbuga duhuye aranyanga shara numvaga nagiye nambaye inkweto ndende niteye aka makeup mu maso niyogoshesheje tumaze guhura mbona ninjye wamugiriye imwe kuba dukundana nageze mu rugo mbona hari hundi stati kandi nari niganye Musinga nari niganye Musinga nura muri description ya Musinga hataginzemo umuntu sibyo amazina yawe nyayo bakwita nde yowe bogare nitwa Kwizera Cedric bakwita Cedric wagira ngo ugeze kuri rib nitwa Kwizera Cedric ndi umusore w'imyaka 20 muri UCI bigize kandi Paul amazina yawe nyayo bakwita nde Jean Paul Munezero. Ibaze gutera uruhinja rwitwa ngo Jean Paul. Na Mutinga, Munezero Jean Paul. Akubako ka. Mobitwa Jean Paul Kararize. Mobitwa Mucyo Thierry. Ninjye muntu witwa kazina keza hano Mucyo Thierry. Jean Paul vraiment donc. Jean Paul. Uzuko wagira ngo uro muri arya myaka ya nyuma ya 90 ni nabaki. Naba.com. Babitaga bakira Gmail. No kuvuga ngo uyu mupeta ndu sakuri ako mucunyi ubundi ari hano mucu wadusabiye ko twe byatunani ko kubana n'abana bahungu ngiye kureka inzu ntazereka mbabwira akantu gatoya Dumba ndamwemera byatari ntako asabe n'isheri wanjye namuteye none se mucunyi sakora iki ukora iki mucunyi no umushumba mwana
ntagiye kumubaga umushunguranye nk'abana ngo mubikuye kuzatugera ngo mu bikorwa ariko cyane wanyu tugurira ikivuguto nabahaye iyo mwibesha mukamanuka mu bigogo ubundi ariko abantu mu bigogo dukangisha ntari kuba icyitwa mata bogare watubabare ukatwereka akaboko murabona narimo kuba inzobe se bogari bayerekane bavuga ngo yambaye ishanga hari ukuntu hagurutse mpita mbibona mu cyanshimishe tukigera i Musanze twageze bahita batwinjiza muri sauna direct kandi yarakunaniye ukiruka abasore bararira koko twasohotsemo twiruka tugira ngo bagiye guhita batwiciramo sauna ntabwo ari y'aba beginner mwandikemo mobi muri comment none se reka mbabaze ubu nimuva hano amafaranga mutayabonye murabigenza gute ntabwo ari none se mureke njye nyabasabe murebe ko batayampereza ngayasabe mucuba tubabarire dore nimero ngiyo muri screen guys njyewe maze imyaka 42 ndi umukene kandi ndi umusitare mugiriye imbabazi mwaba amafaranga dufite 150 none ahangaha baduhaye ndasubira turi aba content creator 5 mucuba dawe 150 nushaka kureka kwigira ikigoryi ako nanjye mbiriwe dore ngaya ntago ari scam cyane nise njyewe ntago nyariho mugira 25 njyewe ntago nyariho buri wese afata agasenkani mucubaza ko twasabiye nawe wasabirije twumva nadusabire pe mwabare mukadufashiza abahungu bafite urugendo bazajya Karongi kandi bakeneye amatente nukuri mubafashe barakennye urazi Rwamagana Rwamagana ikibazo ndi kubasabira mu kantu gako mobi wabaye none se kutubwira ko tugiye Karongi oya nakwasa musigare mwakwanzi Karongi sha amafaranga nakwa ni muhazi so bazajya muhazi mubafashe mubaheresaga amafaranga harya nayiki aya matente sha muri ari amatente haba harimo umucuruzi ucuruza imyenda ya kinyarwanda atwandike inbox tuzakorane nawe atwambike tumwamamarize kandi ikindi kintu nge ndavugana n'abahanzi muri hehe content nkora none se bashaka kuririmba kuzazijyana mu rugendo awe nge content nkora abahanzi nibireba abahanzi nimwebwire ako siko nakwasa burya nawe ntabyiwe nese ndibona nitwayimanukana nkubu uzasohora indirimbo kuwa gatanu amafaranga po mana yanjye ngamuhe n'amafaranga poro wakigoye turi gusaba amafaranga hata muduha ku mafaranga kiza nuko baba babyubwije garura mobi reba umuntu bashaka nakwa komeza nta kwamamaza komeza nakwasaba sereye udusabira amafaranga pe nakwasaba amafaranga cyangwa wabango n'igikara y'amatente uri kumva abo bana bari seriye baketa beza mu amafaranga bazajyeyo hasari iki mobibu ni wamaho kimwe cya kabiri mani simbamamarije ne baraduhanda guhaho ariko ikindi bemerewe no kuza kudusura ahantu tuzaba dukambitse bakatureba bakagenda mani basanga muri mu bikamyo nicyo kibi cyayo none se yababona kutamama ni vigo azubwe baba badufunze mutari no kubimenya ako se abakobwa nk'aba nakwasa bavuga gutya bajya bagira aba boyfriend ntamutere story tu reka mbazi nagize kubasabira mite ngutera story uri kumva ariko babaha amafaranga ubundi sisi nangije kubasabira amafaranga basanga abafite amafaranga barayashyira kuri cash power barashyira he utahabuze vuga nimero wakina uzaza mbere ari uzaza nimero ni nginde hejuru ku mutwe mani 079 bareta bayikunda reka manze mvuge nimero aha okay ngatubwire iyo story dasekeje cyane Dumba turakwemera bro nanjye ndabemera watuburesinze kandi cyane ari amafaranga ntago aba yoroshye dumba njyewe ubundi nzi ko kuza kuri live bisabe ni inzozi wallahi zari inzozi zanjye ariko izi nzozi zibuzemwe akantu kamwe gusa
niyo mpamvu yise wegama. zibuzemo utuntu ariko ndumva uzi ko nta mega mfite. Na Nta mega mfite. Ubuyobozi bwereze nawe. Ndashaka megabyte mwana. Birasaba kuvuga ngo daddy uzi ko nta mega mfite. Daddy. oya mucunya atangiye kunsabiriza mucunya igenda ntangiye kugutinya. aya mafaranga ko twaboneye hamwe ko turi bumuhe umugwe yaragiye gusabiriza ku giti. Mucunya ntangiye kugutinya. Mucunya atangiye kuntanga. Ukuvuga ngo rata mutubabarire mudusapotinge. Ariko taturabiye Big Mama aravuga ngo muzamure abaye support nguyu reka muzamure. Tumuzamure sha. Wese Big Mama. Ese nakwasa. Yarame bebe. Tuzatege tuva i Kigali tugera Rwamagana cyatu nabwo tuzagenda n'amaguru. Muzagende n'amaguru man. Boga ni mutege. Welcome. Hey, mwiriwe neza. Big Mama, oh my gosh. Reka twumve Big Mama aje gutanga ubufasha. My crush. Bite byanya abana mumeze neza? Tumeze neza. Support range ko hano iyi ngiyi. Kubera ko impu ntago zikiboneka zo kwambara, ahubwo haboneka iriya myenda y'abagabo ifite incunda. Babaha n'indi yo kwambara n'iriya migongo mwambara mu gatuza ya X. Kandi birakodeshwa. Ndumva mutajya kubigura. Ni muzi Kigali ni mugaruka muzanga. Niho turi. Buri Kigali hagana he? Hano kuri 12 niho turi. Zarajya si imyenda 5. Turi 5. Nemere kwibakodeshereza muzaza nyibaye. Murakoze. Duhe nimero tuzakubona gute mubyeyi? Andika nimero yanjye cyangwa unyuramo bivuga cyane baraguhamagara cyane. Turagukunda. Oya unyura inbox nyibahe. Eka nkwandikire ngewe. Musabe Pastor Kim, Pastor ari uwitwa Pastor Kim umusabirije yabaha. Pastor Kim, oh my god. Pastor Kim ukuntu bimeze? Pastor Kim, ngewe mfite umwana urwaye kandi ngiye muri tuwa urumva azasigara ryiki. Ukuntu bimeze Pastor Kim, bano basore urimo kubona hano turabona tururungano, turaba content creator, twavuye i Kigali n'ibirenge twerekeza i Musanze, turimo kwerekana nk'urugero ibyiza u Rwanda rufite. Ngire byiza bitatu wabonye. Twabonye amahoro kubera ko umuhanda twarawigenze n'abadukoze ijoro n'amanywa. Twabonye ko igihugu haba mu ntara haba mu cyaro haba hehe hari isuku. Bagakenya ushobora kumva ukagira ngo ni mu cyaro bati ibipapuro ku muhanda. Ndagira ngo mbabaze abanyarwanda bakubura ryari. Imyanda iri kubura. Kuko twagendaga saa 11 tukabona harakubuye. Ukabona hasa neza. Ibyo icya gatatu ni enjoyment nyine nk'abasore tuganira byongera urukundo byongera abantu kubaruhura ukajya TikTok ukatureba. Twaranamenyanye. Rero ubu ngubu intego turimo kwiha tugiye kujya muhazi n'ibirenge nabwo tugenda dukora ibyo ngibyo bitatu byo mu Rwanda twerekanye byiza. Ubwo icyo dushaka tuzongeramo creativity yo kurara mu matente. Twakwandikiye Big Mom yo kurara mu matete kwambara Kinyarwanda. Turimo gusaba ubufasha kugira ngo tuzabikore neza kurusha uko twabikoze. Terebye magnifique. Pastor Kim akaba arabumvishe akaba arabihoreye. Ni ukuvuga ko Dumbrao. Ndaho Pastor Kim. Sorry, ndatwaye niyo mpamvu ntago ari kwanga kutabumva. Pastor Kim aba bana ko bakoze igikorwa kinini cyane ukaba ari umuntu w'umupasiteri ufasha igihugu ukabona neza n'ikini nkaba ngusanga utanga ama baby lion ku bantu badafite ikintu bakoze aba wabampereye baby lion. Uratagiye dumba ngo nta kintu bakoze. Abantu dukunze kwa baby lion narababonye baha baby lion nkatajya nibaza ati wazibahereye iki aba bakaba barakoze. Nawe narayiguhaye ariko njyewe ndimo nakora akazi ngira ngo urambona hanga ndi mu kazi. Rero turi abantu 5 bihurije hamwe turagira ngo dusapotinge pe.
berekanye igihugu, berekanye umutekano mu gihugu, berekanye iyo misozi igihumbi, berekanye isuku ahantu hose kuva i Kigali, bagiye n'amaguru. Pastor Kim bakoze igikorwa n'amaguru, bagiye n'amaguru. Abatipe bafite moteri. Kandi ubu ngubu bagiye kuva i Kigali, noneho bongere bagende ahantu hitwa ku Muhazi, nanone n'amaguru, bereka mu Rwanda ukuntu ruteye. Tunahakambika iminsi 3. Njyewe nyuma yo kumva ibyo bintu bakoze, nahise mbaha amadolari 100. Wow. Noneho nanjye ndashaka umfashe, niba n'ubundi muntu muzima akunda u Rwanda, of course njye ndi inkotanyi, nta kuntu ntabikora, nawe abidukorere. Nanjye bazanyandikira. Nawe bakwandikire. Ko bazagenda ejo. Simvuze ngo banyandikire ra. Andikira Pastor Kim we Musinga. Pastor. Ngaho nk'umuntu yibuza naduha ijambo tuzagenderaho mu rugendo. Basi basi ibyo ngibyo nibura ko pastor ibindi baravuga mu Kinyarwanda amavuta y'umugabo na bafite Bibiliya. Manigane bayohereze kuri Mucunyi. Uyu mucinyi yatangiye kuza gutwara ibintu byacu. Mucunyi Sara, rega turi hamwe tumba grand papange turi hamwe twe. Mucunyi Manegane yakabaye igenda hariya bayiguhaye hano gute bije Manegane irajya iwawe gute? Turi hamwe twese Baby Lion. Barashaka Baby Lion. Baby Lion. Mwe muyibyinire itaraza. Bamutangiye gusirimba. Hari umama disi mwunze ugize icyo akora. Bamwitande nimba ne umama utumye nzamukanga. Bamwitande. Big Mama yemeye tent. Big Mama yemeye kuza abahanuzi. Big Mama. You are blessed. Ibyo bingu bigiye. Baba wangu telefoni ifunga. Yes. Big Mama. Twari tumanutse. Byari bipfuye. Karame. Pastor Kim Big Mama arakumva. Turahari n'ahantu tugiye. Oya, hari umuntu uvuze ngo turi mu mugihe. Thank you so much for the heart. God. Du. Kara. Du. Ndarangiza sangapi? Akibarambwiye ngo iki pastor? Dushobora kurangiza mu yindi minota nk'15. Urumva nujya kucaginga? Ndaza kugaruka. Mama narimbuze ngo may the Lord bless you. Thank you. None ariko abana bavuze Pastor Kim. Ati amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri. Ni ukuvuga ko ubwo ugiye gucaginga ushobora kutagaruka niba urabasigira amasengesho. Yesu igice cya mbere umurongo waho wa 3. Aravuga ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye nkuko nahahaye Mose. Amen. Imana aho muzakandagira hose ubufasha mukeneye muzabubone mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntihazagire uzarwara malaria, ntihazagire uzarwara ibibazo, ntihazagire uwo bazagonga, muzabashe kurindwa kandi n'Imana ku buzima bwanyu. Amen. Bibiliya itwigisha ngo urugendo rw'umuntu ni ruzima ku buzima bwe, urugendo ruzima rukubeho in Jesus name. Thank you so much. Appreciate. Mwakire kubaho in Jesus name. Amen. Data ndagushimiye kubw'aba basore batoya, kubwa Dumba wakoze igikorwa cyiza, ndagushimira kubwabo, baha umugisha, bazamure, bubake, bagirwe neza nawe,
mwami icyo bakeneye ko mudafunga amaso muri kundeba nk'injanga. bagiye mu masengesho Tuje gusenga muracyari kureba nk'injanga muri kureba reba. Pastor tubabarira turafunza amaso. Data ndagushime urimo kutwumva? Ntabwo turi kumva pastor ntabwo ageze mu ntuzi. Nta kundi. Ari muri mwebwe? Yego arahari. Ari muri mwebwe ushobora gusenga isengesho mukaryirangiriza? Mana nziza irimo kutubona, turi abasore bato nubwo dukeneye amafaranga. Mana twakoze ibyo abenshi batabasha kuva i Kigali n'ibirenge, bamwe batabyumva baduca intege mu buzima busanzwe baradupinga, ariko twarabikoze. Mana tukweretse urugendo tugiye gukora, tubona abaterankunga, tubona amafaranga, tubona urukundo, kandi byose bizajyemo ubuzima n'urukundo rwawe. Mana dufashe. Amen. Zukuzi gusenga Mara ni muzima. Zana mo basenge. Mobina. Yes, ndasenga mu Cyongereza. Senga mu Cyongereza. In Jesus name we are praying, saying that you have to help us in a journey we are planning to do in a few days. So God, you have to go before. You have to go imbere yacu. You can protect us. You can tell people to give us the money. We want the money. We want to be a superstars. We want to have a family. I will have a woman. They will have a woman. We have to give things they want. They need. It's money. So Mobi amasengesho yihorera. Data Paul senga. Aya Mobi nayo tushaka. Byasaba ko zaba ari dawe uri mu ijuru. Ngaho senga ntacyo dawe uri mu ijuru. Ku izina nawe urabikurikiza, dumba ntumbwira ngo uri umuyisilamu. Ku izina dawe uri mu ijuru, izina ryawe ingoma wegere hose, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabara abaducumuyeho, ntuduteranye mu bitwoshya ahubwo udukize icyago. Amen. ndakuramutsa Mariya, Ugirira n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. ndakuramutsa Mariya, uje nawe n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara arasingizwa. Mariya mutagatifu udusabira bose. amen. Mani bagiye mureka mani. Tubikoze neza dumba, ari ubyumvise nuko Uwo ko avuze ngo wapipe. siwe tutishe. Yewe kuvuga amen agatangirira. Oya rata ubwo ngubwo kuri ndakuramutsa Mariya, ushaka si wavuga 10. Wavuga n'iki? Ndakuramutsa Mariya ebyiri, uri kubyumva? Ariko uhita ndakuramutsa Mariya ebyiri, ahita avuga ngo wapipe. Kandi wari ugiye ku ya gatatu. Kandi namaje kuvuga ebyiri. Namaje kuvuga dawe uri mu ijuru, ndakuramutsa Mariya ebyiri, ngata nongera ngo Kumarutsa Mariya ebyiri se nizi. Gatuvuga ngo Mariya, aya Mariya umubyeyi wa Kibeho, mutagatifu umubyeyi w'Imana, umubyeyi wa Kibeho udusabire. Uko no guhatiriza Imana. Imana irabizi ko dukeneye amafaranga. Niduha amafaranga. Nako kuko najya bakavuga ngo umubyeyi wa Kibeho ngo udusabire. Umubyeyi wa Kibeho udusabire. Imana bari kwishyiraho pressure ariko. Ngo tumo turayitoteza shaga irimo irafasha abana. Uri kwibaza ku nkeke. Imana irabizi ikintu dukeneye amafaranga no kudapfa, nta kindi, n'amahoro. Hari ikindi? Ndaba bageze ku bihumbi 10 pe. Reka tubere bari uko batugeze ku 10. Mutubabarire. Babageze ku 10 twivire live, mubageze ku 10 twigendere.
inshireho mugiye kuba kinshireho abakobwa beza abasitari banje byabananiye ati muremeye abasitari ko byanze oya si babandi bandi uri kuvuga se babandi batize abasitari ariko se musinga bo bagize bo oya wari wabona ahantu abantu batanu bahuza bose ari abasitari bakabanga dukora ikintu kimwe bakagihuriraho akabonekamo umuhanga umwe ariko musinga ninde muhanga cyane cyane muri mwese abantu ntibandika ikibazo cya musinga abashaka kubareka ku bitangazamakuru byose oya nadukoresha agateste mbakoresha agateste gapima umuhanga Boga urajya he urabona ko bari kwandika ngo ni mucunyi Boga ni ukuvuga ko ndabaza ibintu byo mu ishuri gusa yes Boga ni ukuvuga ko ndabaza kuri shimi muri shimi kandi ubona yarayishyize mu mutwe bose shimi narayera iminyemo wa gatatu hindo oya nabaza kuri shimi akantu koroshe kuri shimi naribi ama ni muri icyitwa group kuri periodic table kigenda gute kiba kimanuka cyangwa kigenda kuva left right cyangwa up na down icyitwa group kuri periodic table periodic abaga hari ibikarishi yaho heri baby sinofenena magarasika sika ubugenda gutya ibumoso umanuka niyo cyitwa group nari kunuka mana up to down group kuri periodic table ziva hejuru zijya hasi cyangwa ziva ku bumoso zijya ku buryo ni up to down wapi warasaze left to right up down harushaka kumufata ndumva hano natiki nta kintu wambaza muri geography ngo kinanire okay nguhe chance ushimira kunaniga kanje muri ariko reka mbaze abo muri kumwe musinga group wabimenya byo green hiruzi ikibazo mbajije Bogare cyo wowe wakimenya oya nawe ntacuze nge ntabwo ari ibyo nize segonderi aside benara batatiga ibyo nta muntu utarabyize muri segonderi muri segonderi utarize shibise ubundi habaho groupe enye groupe enye ziki iya mbere ni iyi nyine ndi kubikurura mu mutwe nga bikaza ariko mu kanya biraba bishe iya mbere ni groupe scolaire Paul groupe ku kibazo mbajije kimeze gute Dumba njyewe ntabwo nigeze niga ikintu cyiswe njye nize computer science oya turavuga guhera mu wa gatatu twize shimi niryo somo beremye niryo somo beremye kugera mu wa gatatu muri tronco mwize shimi kandi mwize groupe yes twayize nabi mwari mwashimi yari arwaye yamaze igihe mwarwaye mwibuke ko hano turi kureba umuntu uzi ubwenge icyo nta kirimo katujya kuri mobi katujya kuri mobi niryo somo numvaga cyane shimi niryo somo numvaga icyitwa groupe ni AI nta chat GPT iriho icyitwa groupe kuri periodic table ni iziva ku bumoso zijya ku buryo cyangwa kuva hejuru zijya hasi icyitwa groupe muri periodic table ya right ubwo twasoma amagambo riheri bebe sinofene n'amagara special heheri baby sinofene n'amagara special WhatsApp group Dumba sizo left to right Dumba sizo nabikoze bro ninjye uzi ubwenge mu hano ninjye muntu wize Dumba sizo oya groupe ni ukuva hasi ni ukuva hejuru ujya hasi oya biterwa n'ukuntu ufashe periodic table ni ukuvuga ko
naje kubona ko mwese muri tronkome nawe ibibazo urimo natubaza tronkome yanyu ngo nawe reka yanyu gicishijemo ijisho reka tukubaze nawe mumbaza twumve rero 234 niyi ngo iki rero 344 square ya ruta 344 square root square root square root 344 ariko dumburi gutayipinga cyane oya ariko ibyo ngibyo ni ibintu mba ngomba kubanza gukarikira mfite ikaramu ibibazo uri gutubaza we tubaza ibibazo nyine biri general ku buryo ekeri ikibazo kubaza umuntu cyangwa cyangwa buri wese akubwira ibyo yize umubaze n'icyo reka tujye kuri jewe jewe ngenda hano ni yanjye jewe shimi yabananiye katugejeho mbaze njyewe okay muri geography icyo bita plate tectonics wagisobanura ute muco nyisubiza icyitwa plate tectonics bagisobanura gute koze mwavuze muyizi plate tectonic ni ibi kwa kundi dukunda igihugu ababishinzwe nabo baturebe cyane none iki ni igiki kiri kuzengurukamo hano nuko bari barahamucunyaho aho kuha mwebwe ni rudege rumeze ukuntu ibara uko mugeze kuri 6 man bamugejeje kuri 5 mucunya kakanya kandi mucunyi atari we gahunda reka dumba bano bajene bose turabana nuko ntari i Kigali uriye se wo ndi mu Bigogo bano bose twe turi hamwe muri tuwa none se babidusobanuriye hare erega ndabizi ariko umutungo tugomba kubushyira ahantu wavuga ntare bidaturaza kubishyira hamwe n'ubundi nuko ndi mu Bigogo ariko barabizi okay nabidanje ariko nta kibazo nawe baguha kabisa nabidanje ahubwo uwahaye umucuna mwongere yego rangiza ijambo nta bindi bintu byinshi nuko abantu batwizereramo bakabona ko turi abakozi natwe igihe cyacu kikagera igihe cyacu ni iki cy'abantu batwizere nta kindi mucunyi yari umuntu witwa Double 600 arakubwiye ngo umwandikire muri DM muzeyi ijambo Double 600 bazabavugisha kuwa gatandatu Paul wowe nawe uvuga ijambo ryanyu okay nge rero ikintu ndabwira abantu bagera mu bantu 700 bari hano amabwire yuko twagerageje uko dushoboye gutegura ibintu birenze tubikora mu mbaraga zacu ebana turavuga ati rero twe imbaraga dufite ni izi ngizi uko tuzatuba dushoboye tuzatugerageza tubahereze ibintu bya danje tubahereze show za danje ngiye ikintu nakomeje kugenda nsaba abantu bahari bafite ibikorwa runaka batwizereremo baduhereza akazi kuko nababigerageje nabo barabizi nyine bo ubu ngubu barimo bararirimba intsinzi barabizi ko hari imbaraga natwe dufite hari urundi ruhare natwe tugira nyine mu kuba twateza imbere ibikorwa by'umuntu runaka so abantu bafite ibikorwa runaka bashaka kugaragariza abantu batwizere baduhereza akazi turi tayari ngo tugakore tubageze kure murakoze anje nagira mvuga akantu gatoya nagira ngo ngira abantu mbasaba ikintu kimwe tuba twarakoze ibintu bya danje abanyarwanda bafite akagezi ko kwiyemera cyane buriya iyo duhuye n'umuntu ninde bayihaye ngi mucunya ko mucunya imana yanjye niba abantu reka tubabwire ikintu twe dukunda umuntu twereka ko yatubonye katuzi twagiye Musanze abantu bamwe na bamwe baducagaho tubona ko batumenye ariko ikintu mba nifuza mu buzima mudukomeze mudusapotinge yaba mu nzira yaba ku mafaranga yaba kutureba like bura ni achievement ya danje na views murakoze kandi ibyo Musanze mwarabitweretse ko mudukunda cyane murakoze cyane mobe ndagukunda uravuze ngo umuntu nakubona azajya kubwira ati ndakuzi biragushimisha cyane
biranshimisha cyane ajye duha n'ifoto ajye nsaba n'ifoto nzajya mfatisha fone yanjye nyamuye kuri WhatsApp. nanjye mureka mvuga akantu gatoya ba grand frère. Ahangaha ndabashimiye cyane bano bantu bose twamaze kuba abafamiliye twakoze ibintu birenze. Abantu bo kwa Duma ndabasabye ngo niba munzi munyandikire ngo mucunyi gusa byonyine biraba bimpagije niba munzi abantu bo kwa Duma nanjye ariko ndabashimiye cyane kandi tuzakora ibintu birenze bindi. Abangaba ngiye mu gitondo ndabyuka nzi Kigali muratubona turi hamwe ejo tuzaba turi hamwe bose. Dumba ntibakambone kuri media wenda ari uko na acting ariko ni ukubera ko ari icyo nabonye nyine mu rukundo rw'abantu tu urumva mani birarenze kubona umujene cyangwa umukobwa akubwira ngo mifoto akabwira ngewe akabwira Musinga akabwira Paul na Mobi urumva cyangwa Mucuri ni ibintu birenze urumva urwo rukundo tubona street umuntu akakora ati mifoto birenge urwo rukundo noneho bino bintu ntibazambone ejo mu muhanda mfite indobo y'amagi cyangwa y'amasambusa nubwo nabyo ari byiza njye akazi kanjye kararangiye naka banshyigikire ukeneye kumakaza kame ukeneye kunsapotinga binkorere nibibe ngo aramfashije byo kundemera andemera bishaka ariko niba ashaka no kuma amafaranga ankoreshe. Daddy Owen nice ewa murakoze cyane rero ntabwo twarara hano ntabwo nagumiza hano ejo duhurire kuri Instagram sibyo se basaza. Asante sana bro. Ariko mwari mwabona umuntu urenze kuri uru rwego ugukubitira live kuri TikTok akakubitira kuri Instagram inguni zose. Dumba ndaramubonye ni Dumba turamubonye muri cyane ubure ngaho ujya ngajenda ngugendana nayo mereza agendana ni wowe mwami zati wowe One Piece okay aganze kabisa.